Yes, ndagusubije kandi guhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Ni iby'agaciro cyane kuba ufunguye iyi video. Njye nitwa Ngirumwami Samuel. Uyu munsi nje kugusobanurira ku kigo gishinzwe gukoresha ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga, akaba ari ikigo cya Busanza, aho tugiye kuganira impamvu abantu benshi bakorera muri iki kigo ku nshuro ya mbere bakunda gutsindwa, abandi bagatsinda. Ukibaza se ngo biterwa n'iki? Cyane icyo tugiye kuganiraho ni kategori A cyangwa se uruhushya rwo gutwara moto. Akaba ari byo ngiye kugenda gusobanuraho byinshi, wowe wahakoreye cyangwa se wowe utarajyayo. Ese ibintu byaho bikorwa bite? Abantu benshi baba bibaza ati se ikizamini cyaho kiba kimeze gute? Abagiyeyo ati se kuki ngewe mpora njyayo ngatsindwa, abandi bakajyayo ku ntangiriro ugasanga umuntu aratsinze aribwo bwa mbere agiyeyo. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira muri uru ruhererekane rwa video. Iki ni igice cya mbere muri video nyinshi nzagukorera kandi kizakwigisha, kandi nizera ko kizakungura ibintu byinshi. Buriya nubwo reka ngire ikintu mbabwiraho, nubwo tujya wenda abantu benshi gukorera ibizamini mu Busanza, hari ibintu byinshi tutitaho. Iki kigo cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024, ndakeka ku itariki 6 cyangwa 7 z'ukwa gatanu, ngira ngo nibwo cyafunguye. Hagati aho ntabwo nibuka itariki neza, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2023 polisi yari yaramaze gusohora amategeko n'amabwiriza ibikubiye uko ibizamini bizajya bikorwa, yaba kuri kategori zigiye zitandukanye. Ngiye nje kukubwiraho ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ipikipiki, ariko kategori A cyangwa se gutwara ipikipiki. Niyo nshaka ko tuganiraho, niyo abantu benshi muhuriyeho, n'abantu benshi ugereranyije n'abajya gukorera mu Busanza aba ari nabo benshi cyane kuruta abandi bose. Rero ndashaka gusobanura buri kimwe cyose. Ese ni iki gituma uhora utsindwa? Ese kuki abandi batsinda? Ese ni irihe banga ryihishe mu gukura hariya perimi? Kuki abantu benshi usanga babyibaza, ugasanga umuntu agiye inshuro ya mbere biranze, iya kabiri biranze, rimwe na rimwe hari n'abagaruka mu ntara. Kandi ikizamini cyo mu Busanza pe kiroroshye ugereranyije n'ibi bizamini dukorera mu ntara. Mbashishikariza ko mwese rwose ubishoboye yazajya hanyaruka akahagera, byibura akageragezaho ikizamini, ubwo ugatsindwa wagerageje. Ariko nta mpamvu yo gutsindwa cyangwa se kwishyiramo gutsindwa. Ni ibintu byoroshye, ariko icyo nabonye twese tutitaho ni amategeko n'amabwiriza agenga kiriya kizamini, ari nayo atsinda abantu benshi. Umuntu iyo yamaze kwiyandikisha gukorera hari ikizamini, icyo nabonye abantu benshi bahita barebaho cyane ni uburyo bugendanye no kwihugura, pratique cyangwa se pratique hagibwa mu Kinyarwanda twabivuga nk'ikira, ni imikorongiro. Nzagende nige ikizamini, uko burira moto, uko bajyamo, uko bakata mu munani, uko banyura mu kayira gafunganye, uko bahunga inzitizi, uko bafunga umuvuduko. Ariko ukirengagiza ikintu kimwe, ukirengagiza ko hari utundi dukosa batanakubwira hariya wowe ujya kwigira, baguhugura na mwarimu wawe atabone, rimwe na rimwe nawe ashobora no kuba atazi. Dushobora kukwimisha amanota ukazarinda nyine ubinabivamo. Ariko nge naje kugira ngo ngusobanurire buri kimwe cyose ukeneye kumenya hariya kizagufasha kuba watsinda ikizamini cyaho mu buryo bworoshye. Nkuko nyine abantu bumva umuntu ngo yagiyeyo rimwe gusa ngo yayikuyeyo, wowe wazajyayo bikanga. Ubundi ikintu cya mbere uko kiriya kizamini gikorwa, hano hari igazeti yanditse. Ni igazeti yanditse ivuga ku mpushya zose uko zigiye zitandukanye, ariko twebwe nkuko nabivuze muri iyi video turagaruka ku kizamini cy'uruhushya ku kizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ipikipiki. Nirwo nshaka ko ari rwo tuzaho, kuko ni narwo benshi baba bashaka nkuko nabivuze. Rero iki kizamini uko gikorwa,
nta mupolisi ubundi cya mbere ukuza imbere, ntabwo ari nko ku bizamini bya gakondo bisanzwe. Oya, wenda icyo nabonye hari umupolisi agufasha kwa kundi muba mugiye gukora, icyaza no wenda ni ukuberekera ati se udukosa mukwiye kwirinda ni utu ngutu, ariko nyine nabyo urumva abinyuramo yihuta. Uwo ari ibindi nyine ukwiye kuba waranashyize mu mutwe wawe. Buriya kiriya kizamini ibanga rya mbere ryo kugitsinda abantu mutaramenya ni ukubitegura mu mutwe. Iki kizamini barakiboroka, ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ukuvuga ngo nzi moto, ngo nzi gutwara, ngo nzi kugira ubuhe. Iki kizamini ubwacyo barakiboroka. Iyo wamaze ari amategeko ukamenya ikosa aho riri ukaryirinda, wararisomye neza, uzi icyo ugomba kwirinda, hariya nta kabuza perime yawe uragenda ugakora ku nshuro ya mbere, cyangwa se ahandi byari byaranze ukaza ku nshuro ya mbere cyangwa se iya kabiri iyo wakabije ugakorayo perime yawe. Rero reka nkubwire uko ikizamini, nk'uko nyine polisi amategeko yasohoye mu mwaka wa 2023, amaze imyaka hafi 2 hanze, ariko ndakeka abantu mwanyujijemo amaso mukayasoma. Ntibya bindi bavuze ngo iyo ushaka guhisha umunyafurika ngo umuhisha mu gitabo. Hano hari amategeko yanditse ubu usoma. Reka wenda dutangire uko ikizamini cyo gutwara ipikipiki gikorwa. Ubundi iki kizamini gikorwa mu minota itarenze 3, nicyo cya mbere. Si ikizamini gitsinda pe, mu minota igera muri 3, ubwo nyine n'uwatinze 3 n'amasegonda 15 ngira ngo, ku muntu watinze wenda wagiye gake bitewe, abamaze kubona perime ye rwose abayibonye. Rero ikizamini cyo gutwara ipikipiki ugikora atangira afite amanota 100 agaragara ku gikoresho cyangwa se icyo bita display device iri ku ipikipiki. Hari agataburo kari ku ipikipiki niko kaba kanditsemo amanota yawe. Hano ikizamini cyo mu Busanza umuntu ugiye kugitangira atangirana amanota 100%, ariko ntabwo ari ngombwa ko ubundi amanota yo gutsindiraho aba ari amanota 80%. Aba ari amanota 80%. Iyo ugiye munsi yaho uba watsinzwe. Ntabwo ari ngombwa ko woza 100%. Si ngombwa ko ibintu byose ubikora uko byagenwe. Urabizi ko wenda nko mu ntara iyo wibagiye ikinyoteri uba nyine ubutsinzwe. Ariko nko mu Busanza ushobora kwibagirwa nk'ikinyoteri bakagukata amanota, then ukikomereza kandi n'ikizamini ukagitsinda. Rero utangira rero ikizamini nyine atangira amanota 100%. Uko ugenda ukora ikizamini amanota yawe ashobora kugenda agabanuka, ndetse ari nabo agabanuka arangira uko wenda bari ku musozo ugasanga ararangije nyine baramubwiye ngo watsinzwe. Hari n'ugeramo hagati ikizamini kigahita kimutsinda bitewe nuko yakoze amakosa wenda menshi agiye atandukanye, akamutwara amanota akajya muri ya yandi munsi ya 80 akaba aratsinzwe. Ariko ikintu kimwe kiba gihari, hari ugomba no kumenya, hari n'andi makosa hariya agomba guhita gutsindisha. Ikosa rya mbere hariya rwose rigutsindisha, ugomba no gushyira mu mutwe wawe kuba wagenda moto itazamuye stade. Kuri usanga moto iparitse ntuzamure stade ukiyibagirwa, iryo ni ikosa ritari gutsindisha. Ako kanya bahita rwose bagukura kuri moto nta n'ikindi muvugana. Ikindi ni ukugenda utambaye kasike. Hari abantu umuntu uza mu kizamini niba hazamo no kugira ibintu by'igihunga nyine, kwa kuntu umuntu aba ataranasomye ibintu neza ngo anabyitoze, ugasanga umuntu araje yasanze moto iparitse ayigiyeho, arahagurutse aragiye, nta kasike irakibereye mu mahembe. Aho ngaho rwose ubutsinzwe. Ikindi wenda hariya tuzabibona ni ukubusanya cyangwa se ukanyuraho utakagombye kunyura. Niba wenda ugomba kunyura ibumoso ukawunyuza iburyo, aho ngaho rwose ikizamini kiba kigutsinze. Ayo ni nk'amakosa nk'atatu ashobora guhita agutsindisha ikizamini directly. Uko kwiyandikisha gukora ikizamini cyo mu Busanza rero bikorwa
ni ibisanzwe n'ubundi ni uguca ku irembo ukajyamo ukuzuza ibisabwa, ugahitamo isaha. Nicyo nabonye wenda bitandukaniyeho no mu tundi turere no muri ibizamini byo mu ntara, sorry, ariko hari abantu bajya bagira ikibazo kubera ko abantu mu Busanza benshi bakunda kuhakunda, n'imyanya yaho rero ikunda kuza abantu benshi ntibamenye igihe yaziye, kenshi nijemo igahita ishiramo. Ariko niba ushaka kode yaho ushobora warabuze uburyo uyifata, twandikire kuri izi nimero ureba kuri screen zawe: 0780 46 89 54, tugufashe kubona kode yaho y'ikizamini. Hari abantu batazi igihe wenda zibonekera se ziboneka ryari, nibyo ngibyo rero. Iyo wamaze kwiyandikisha baguha isaha uzakoreraho n'itariki ndetse n'umunsi, dore ko n'ibizamini muri weekend ho birakorwa. Ibizamini byaho muri weekend naho birakorwa, dore ni nacyo cyiza cyaho nko ku bantu musanga muri mu nzego za leta cyangwa se mufite akazi katabemera kuba mwakora muri weekend. Birashoboka ko ushobora kuza ugakora, ukaba wakikorera ukaka kode yawe yo mu gihe cya weekend ugakora. Rero iyo wamaze kwiyandikisha ukaza gukora ikizamini, iyo basanze uri kuri gahunda yo gukora ikizamini umunsi, uyoborwa aho ugomba kwiyandikishiriza ko wageze ahakorerwa ikizamini. Ni hahandi bashobora gucekingira imyirondoro yawe, bakareba ese provisoire yawe urayifite, indangamuntu wayizanye. Ngo ukora ikizamini iyo ageze aho biyandikishiriza yicara habugenewe, akahategereza areba insakazamashusho, televiziyo ziba ziri aho imbere zerekana amazina y'abategereje gukora ikizamini imbere ye, kandi hari n'ameza afite nimero y'izina rigezweho rihindura ibara ryanditseho hakiyongera. Ibi byo nta kindi wenda nongeraho. Icyo nshaka kuvuga wenda ni ibijyanye no kubonana na muganga. Ukora ikizamini ubundi ahangaha wenda kandi bicayemo muri make, ntabwo ndigwa nsoma ibi ngibi, ariya abamo ikintu bita gusuzuma niba umuntu wenda abona neza no kumva. Ku bantu bagira ikibazo y'amaso nyine uzi kugira ikibazo cy'amaso bya bindi, ariko nyine bishobora kudatuma ubona udashobora gusoma inyuguti ziri kure yawe, uramanza ukivuza. Kuko iyo ugezeyo ufite rendezvous yo gukora ikizamini, bagusaba kumanza ukagenda ukivuza, ukazabona kugaruka kode yawe bakayisubika. Rwose hariya kode yawe barayisubika, ukazagenda ukamanza ukivuza. Ni ikibazo ubundi cy'amaso no kumva kenshi bakontaho, kuko ingingo zo z'umubiri urumva wenda nk'umuntu ufite ingingo zituzuye hari ikizamini wenda atakora. Urugero wenda nk'umuntu udafite nk'amaguru, ntabwo yabasha gukora kiriya kizamini. Ibyo bacekinga rero ni ibyo ngibyo, kenshi ni amaso, ni ukumva. Amaso ariko ntabwo ari yayindi kuvuga ngo kwa amaso yanjye ari umutuku se ngo ubu ntabwo, oya. Ni nka screen bakwereka, ariko inyuguti ziba zisa naho ziri kure, ukagenda uzisoma, ugasoma inyuguti uko uzibona. Nyine icya mbere ni uko wowe ubona. Icyo wenda nicyo cyo kubonana na muganga bishatse kuvuga. Ikindi turakomerezaho ni ikigendanye no gukora ikizamini. Rero ukora ikizamini iyo ageze ahabugenewe ho gutegerereza, hariya niho abantu bose imitima yabo iba iri gutera, kugira ngo atangire gukora ikizamini cyo gutwara ipikipiki, areba ku nsakazamashusho, televiziyo iri imbere ye, iba yerekana amazina. Ibigenda yerekana amazina, ndetse ari naho usibye no kubiri kwerekana amazina, iba yerekana n'aba bantu bagiye gukora na wa muntu uri gukora, kuko mwebwe murategereje, hari undi uri gukora. Ubundi haba hari gukora abantu ngira ngo babiri, umwe iyo ari hafi kurangiza bagenda bohereza undi. Muba mugenda mubona rero muri screen, mubona uburyo amanota yabo ari kugenda agabanuka, ese aratsinze se ntatsinze, ikosa yakoze ni irihe. Ariko ari nako hagenda hazamo urutonde rwanyu ko mugiye mukurikiranye, sinzi uko bagenda babyaranja cyangwa se ko icyo bakurikirana amazina nabagendeyeho, ariko izina ryawe rigenda rizamo rikaba umukara. Yes, haba hari umupolisi akakwereka aho utera igikumwe, then ukajya gukora ikizamini. Rero muri video ikurikira turareba tuzareba cyangwa se uburyo umuntu
akora ikizamini cyo mu Busanza. Then reka dutangiye tukinjiremo turebe ya mategeko n'amabwiriza yacu. Ese ni ibiki ukwiye kwirinda? Ese ni ibiki udakwiye gukora? Ese niba uri kunyura mu munane ni ibiki udakwiye gukora? Ese niba uri guhunga inzitizi ni ibiki ukwiye kwirinda? Ese kunyura mu kayira gafunganye wirinda gukora ibihe bintu? Ese iyo ugeze guhagarara bitunguranye ni ibiki wirinda? Ibyo byose nibyo nzagusobanurira mu zindi video zigiye kuza, nkubwira ngo kanda subscribe, ukande like, ukande share, ukore share ku bandi bantu bose babone iyi video, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Kandi nyine nibutsa ko abantu mwese mushaka kode za Busanza twandikiye ku nimero nawe ubona kuri screen yawe, kugira ngo nawe wikorere ikizamini mu buryo bworoshye cyane. Ciao ciao, ndabarinda naho mu gice cya kabiri cy'iyi video.